kwibura gusa urugo nta kintu kiba gihari ku ishuri sinishyuye sinjya nterurwa hanze ngasaba bakanyuma mwiriwe papa mwiriwe kwire kuboshya washyano aho ubundi iki cyana cyararezwe cyarorowe ubundi wavuye ariko papa nubwo mbwira gutyo ufite ikibazo kuki utabwiye mwarimu ngo akigukemurire nyine mwarimu yambwiye ngo nze ngikabwire umukinyi avumbura dore ko havuze rutamiza abiri twatara yambwiye rero mwarimu umungurire amakaramu abiri adasa mungurire n'amakayi 10 kandi mungurire igikapu gishashya na buwate matematikari n'iniforume nziza nshyashya ngo n'inkweto nziza ngo kandi nje noga kandi mwarimu ikindi yambwiye ngo nshobora kuvamo umuntu ukomeye nje niga neza ibyo bakuguriye wabishyize he ariko papa nawe ushyize mukuru rebera rwose rebera nk'ikayi reba ukuntu imeze kandi n'amasomo yose undebere iyi karamu undebere nayo ukuntu imeze koko ukajya ngo wazavamo ngo abantu ngo bakomeye ngo bagira bati ukomera se Elisia ntimuturanye ntabwo yize ko nta kazi afite ntabwo ari ngirwa mwashimwe mugenzi wawe nawe ariko papa rangu ubundi si ryo zina ngo papa rimwe yavuye ko nta mwana tugira witwaye uri se wacyohewe wenda uvuga ngo singukunda aho ugeze ntabwo umuntu yakureze urenze ugana icyo utarareze ariko papa yimvutse uburenganzira bwo kwiga hari igihe navamo umuntu ukomeye nkakugurira imodoka wasanga ibyo urimo uvuga bifite akamaro ra genda ukuremo iyo myenda ujye kubagara za mboga hariya nzajya nirirwa nkinga nirigiriye kwiga witwa
none se nitwa Zuzu. Zuzu uturutse he? Turutse i Nyabisindu. I Nyabisindu? Nyabisindu se ni amahoro ra? Yego ni amahoro.